Yes, reka tubashimire cyane rero mwewe mukomeje kudukurikira nkuko mumaze kubimenyera. Buri munsi tuba dufite umuntu w'icyitegererezo kuri mwebwe wagira icyo abagezaho kugira ngo iminsi ikomeze kwisunika tuva mu bwiza tugana mu bundi. Uyu munsi rero turi kumwe n'undi muntu ukomeye cyane hano mu Rwanda, muraza kumwigiraho byinshi ndumva mbyizeye kandi muraza gufashwa n'amagambo ye. Tugiye gutangira tumuha ikaze, ngendi ana Cretine irushwa nk'ibisanzwe. Nitwa Gaby Irene Kamanzi, ndakijijwe kandi ndi n'umuramyi Imana yampamagariye. Ndi umuramyi n'ahangaha nyine Kigali, ndabishimira Imana cyane. Sengera hariya muri Restoration Church Kimisagara. Ndumva ari ibyo. Imana ibaho umugisha. Gaby Irene Kamanzi ni umuntu ufite izina ribyibushye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Gaby, reka tuguhe mu by'ukuri abakunzi bawe babwire Gaby Irene Kamanzi ni muntu ki, duhe gato kuri background yawe. Okay. Njyewe navukiye muri Congo ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Niho ababyeyi banjye bari niyo mpamvu navukiyeyo. Hanyuma igihe kiragera tugaruka mu Rwanda, ariko tugarukana n'umubyeyi umwe gusa ariwe mama. Papa we yitabye Imana muri 93 tukiri yongeye muri Congo. Hanyuma ndaza nkomeza ubuzima bwanjye. Hanyuma nakishijwe muri 97 inaha nyine mu Rwanda. Ndabishimira Imana cyane. Hanyuma narangije kaminuza, ubu ngubu mfite impamyabushobozi muri kaminuza ya nize muri ULK cyangwa se bavuga gute mu Kinyarwanda. Aha niho narangirije amashuri muri 2008. Ndashimira Imana cyane kuko nyuma yaho ngaho Imana yanshoboje gukomeza gusohora indirimbo. Muri 2013 Imana ingirira neza mbasha gusohora album yanjye ya mbere yitwa Ungirira Neza. Hanyuma ikindi navuga, nagiye mbona Imana cyane inkoresha. Imana yanshoboje kujya mu bihugu bitandukanye. Hanyuma uretse ibyo Imana yangiriye neza mbasha kubona ibihembo bitandukanye bigeze ku 8. Imana ibaho umugisha. Waruze ibihembo bigera ku 8, yenda watubwiramo nka bikeya muri byo ko abantu bashobora kuba batabizi. Okay, igihembo kimwe ushobora kuvuga ni igihembo cy'abadamu. Hari umunsi umwe nagiye kumva barampamagaye bambwira ngo ku mugoroba uze kuza gufata igihembo cyawe. Ndatangara cyane, nise ni igihembo cy'iki nguno, ni igihembo cy'abadamu cyangwa se abakobwa bitwaye neza mu gihe cyabo. Ngo abadamu ngo bitwaye neza mu gikorwa cyangwa se mu murimo bakora. Bati rero wowe muri gospel uri umutegarugori witwaye neza kandi wageze ku bintu bikomeye, mbese mu miririmbire yawe. Ndabishimiye Imana cyane. Hari mu kwezi kwa 9 2013. Hanyuma ikindi gihembo cyanshimishije ni igihembo nabonye byabereye. Icyo gihembo cyatangiriye i Bugande, noneho barakizana no mu Rwanda, cyitwaga Diva Award. Hanyuma ikindi gihembo rero cya kabiri cyanshimishije cyane hari muri 2014. Ni igihembo nabonye ngo cya East and Central Artist of the Year, mbese umuhanzi w'akarere k'ibiyaga bigari nibyo hagati, niba ndi kuvuga neza. Icyo gihembo cyabereye, iyo mihango yabereye mu Bwongereza. Icyo gihembo ntabwo nashoboye kujyayo, ariko icyo gihembo ntabwo cyangezeho, ariko ndacyagitegereje buriya kizaza. Nuko rero nicyo gihembo nacyo cyaranshimishije cyane ko nahagariye aka karere kacu ko muri Afurika. Ikibazo cy'ibanga se Gaby, ibi bihembo biba birimo amafaranga mu by'ukuri cyangwa biba ari ishimwe gusa?
ibyo bihembo nta mafaranga yararimo, ariko hari igihembo kimwe nahawe cyari kirimo amafaranga, igihembo cya Salax Award, nacyo nagihawe muri uwo mwaka, aho naho nabaye umuhanzi wa gospel, umuhanzi wa gospel nyine warushije abandi. Aho ngaho niho twabonye, niho twagiriza, niho igikombe cyerekejwe n'akabahasha. Ariko ibindi bihembo byose nta kintu kiba kiri inyuma. Ese Gaby, ko umuntu yakurebye abona mu by'ukuri ifaranga rikuriho, kandi nyine muri gospel abantu benshi bakunze kuvuga ko nta mafaranga abamo, se wowe ufite akandi kazi ku ruhande ukoraga kunganira ibi ngibi urimo by'umuziki? Ntago kuva igihe natangiye kuririmba, ndatangiye kuririmba ndi mu ishuri, ubwo urumva ko nagerageje kuba focus cyangwa se intumbero yange yari yo kuvuga ngo reka ndangize kaminuza, ariko hagati aho hari akazi, hari ubuzi bumwe na bumwe nagiye nkora. Hari aho nabaye umunyamakuru kuri City Radio, hari ubwo nabaye comptable hariya Ikavuga hoze hitwa, ubu ngubu ni Ndera. Niho ibiro by'akarere k'umujyi wa Kigali, umujyi wa Kabuga, sinzi ukuntu bahitaga akarere k'umujyi wa Kabuga, ndungira ngo kera cyane nabaye comptable cyangwa se mucungamari hariya. Hanyuma nyuma y'igihe nkomeza kwiga, nyuma nkomeza gukora gutyo nagiye nkora byinshi kugira ngo ndebe ko byose byamfasha, kandi nukuri byaramfashije. Ariko ubu ngubu nta kazi mfite. Hari naho nakoze kuri reception. Umuntu aragerageza byose byashoboye, ibyo yumva bohokeye, nge narabibohokeye, ariko ubu ngubu nta kazi mfite, ndi muri muzika gusa. Nakoze n'ikiganiro kuri yitwa TV, yitwaga Lemigo TV, nari mfite gospel, nafite ikiganiro cya gospel hariya buri cyumweru kuva muri 2014 2015, ariko naho ntabwo sinashoboye kuhaguma. Nuko umuntu akora byose, ariko ubu ngubu nta kandi kazi mfite. Mu byo tubwiye ko wigeze kubaho umunyamakuru, turagira ngo tubwiye mikrofone use nk'utangiza akaganiro gatoya cyane twumva ukuntu wabikoraga. Mwiriwe inshuti bavandimwe, ndabasuhuza mwese, nizere ko mumeze neza aho muri. Ndabasuhuza mwese abari kutwumviriza i Kigali ndetse no mu ntara. Imana ibaho umugisha. Turagira ngo rero dutangire gahunda yacu. Tugiye gutangira gahunda yacu n'indirimbo yitwa Mbeshejweho n'urukundo ya Aime Uwimana. Ndizera ko iza kubahesha umugisha, hanyuma mu kanya turagaruka dukomeze n'izindi gahunda. Yes, murumva ko rero Gaby yabamo umunyamakuru mwiza cyane kandi wo mwuga. Hanyuma Gaby, twari turi kugaruka ku buzima bwawe busanzwe, noneho waje kwisanga mu muziki ute mu by'ukuri? Dusuye inyuma gatoya, ngewe navutse muri famiye y'abaririmbyi. Papa na mama bari abantu baririmba, ariko cyane cyane papa niwe wabikomeje, kandi navuga ko papa yarabikundaga cyane. Papa yakundaga ibintu byo kuririmba pe, byari ibintu bimurimo. Na mama nawe yatangiye kurimba muri chorale, ariko bigeraho abireka. Papa niwe yakomeje kurimba muri chorale y'abagatolika, kuko nakuze ndi umugatolika, navukiye muri famiye y'abagatolika, kandi ababyeyi bange banyigishije Imana, nakuze nzi Imana, nkunda Imana, ariko agakiza sinari bwakamenye. Noneho icyo gihe bakora ko byari muri papa, nanjye nakuze numva ko ngomba kumva umuziki, ariko biza kugera naho basaza bange batatu. Noneho hari haje na mubyara wange nawe yari yaraje, yabaga mu rugo. Ubwo nyine bose bari bakuru kuri ngewe, bakundaga kumva indirimbo cyane, bumvaga indirimbo z'abakongomani bose. Ndibuka ko ku cyumweru hari ikiganiro cyitwa Karibu Variete. Ni ikiganiro bakundaga kumva kugira ngo bumve nyine abaririmbyi babo bakunda, bumve aho bigeze, indirimbo nshya yasohotse n'iki. Bari abantu bakunda indirimbo cyane. Bwumva ko byavaga kuri papa bikajya kuri basaza bange, byava kuri basaza bange bakajya no kuri mama. Mama nawe yari yarize mbese amashuri yo kwigisha
normal primaire mama yize normal primaire rero yari yanatangiye kwigisha abana niko kazi yakoraga kuva kera uretse ko byagezaho abireka ariko ikintu cyo kwigisha abantu n'ikintu mama cyari kiri mu maraso ye ubwo murumva ko mu ishuri bigishaga abanyeshuri indirimbo ubwo mama nawe rero yafataga umwanya akatwigisha indirimbo mu rugo twese twabaga tuzi turimbo mama yatwigishije two muri yigishaga abana muri primaire cyangwa muri secondaire mwumva ko nyine nari nzengurutswe n'umuziki noneho nanjye najya kureba indirimbo mfite imyaka 7, 8, 9 nareba indirimbo kuri TV nkahita nyifata ikaguma mu mutwe wanjye noneho bwacya nkakomeza kuririmba ku karimbo numvise bukeye nuko nari imeze ubwo urumva ko impano yari ihari muri make impano yari ihari byanze bikunze noneho nkagenda nkura noneho tuje mu Rwanda njya kwiga muri internat no muri internat nkomeza kujya entertaininga nkakora twa concert duto muri za dortoir cyangwa se aho abakobwa bararaga nkagenda nkabaririmbira uturirimbo bakambwira ngo ngaho turirimbire kano nkaririmba indirimbo za ba Kofi n'abande nkasisimo bakankundira icyo kintu cyo gukunda indirimbo bavuga ngo hari ibintu byo kubyina bihari nkagenda nkabijyamo nkabyina bavuga iminsi mikuru ya za boom ngira ngo bazi boom nyine tukagenda tukabyina nari ntangiye gukunda ibintu byo kuririmba cyane ariko 97 nza gukizwa ubwo hari 96 nza gukizwa hanyuma nkomeza kwigira i Kigali sinongeye kwiga Nyanza niho nize ngeze mu Rwanda hanyuma nyuma yaho ngaho muri uko gukizwa nkajya nkunda indirimbo kuko maze gukizwa numvise Imana imbwira ngo zira ndirimbo rero z'abapagani ntizikiri zawe ugomba kumva indirimbo zimpesha icyubahiro nuko nahinduye mpita ntangira kumva indirimbo z'Imana kuko numva ko ari zo zanjye nkomeza kumva ariko nkakunda uturirimbo tudutuje noneho aho twagiye gusengera ngewe na murumuna wanjye na mubyara wanjye niwe wadutwaye muri urwo rusengero hariya aho ngisengera n'ubu muri Restoration Kimisagara nkakunda chorale ibintu byo kurimba nkumva ndabikunze nkumva kunda ukuntu barimba twataha nkafata sister wanjye tukabiganiraho bariya bumvise ukuntu baririmbye haza abashyitsi tukabikunda amakorali avuye mu yandi matorero bakaza n'ibyo twiberagamo ariko twebwe twari turi muri protocole cyangwa asha twinjizaga abantu mu rusengero noneho 9 cyangwa 8 groupe itsinda ryo kuramya no guhimbaza ziratangira mu rusengero nuko byagenze njyamo nyine na mubyara wanjye na murumuna wanjye tuyijyamo dutangira kuramya ni byinshi cyane Imana yagiye inyoboramo ariko cyane Imana yakoresheje umuntu witwa Darlene Check umuririmbyi muri Australia natangiye kumwumva numvaga nkunda ukuntu aririmba ko afite ijwi ryiza kandi akaririmba n'indirimbo zituje ariko nakunze spirit of worship umwuka wo kuramya wari umurimo niwe nakomeje gukurikira n'ubu ngubu njya mvuga rwose ko ari we wamfashije hari abaririmbyi benshi bagiye bamfasha mu rugendo rwo kuramya no guhimbaza ariko Darlene Check navuga ko ari we rwose wanyespirinze niwe wabaye mentor yange even from far nubwo tutari turi hafi na hafi ariko namwigiyeho byinshi namwigiyeho no gukunda Imana gukunda kuramya no guhimbaza ariko na groupe ya louange cyangwa si itsinda ryo kuramya no guhimbaza aho twatangiranye bakundaga kunyencouraginga cyangwa se kunsubizamo intege bakamura ati uri kurimba neza uzagera kure bahoraga babimbwira baransunikaga nari umuntu ugira isoni cyane ariko nabwo nubundi buhamya nzavuga ukuntu byagenze kuri ngo nangire kumva ko nanjye nahagara imbere y'abantu nkabwinka Imana yarabikoze ariko byose byaciye muri Darlene Check narebaga buri munsi uko bukeye uko bwije nukuri Imana irabikora 2006 turahura nawe 2004 nibwo nahuye nawe ndarira birandenga mbese ndarira ariko 2006 Imana ingira neza mbasha guhura nawe yaje gukora igiterane cyitwa Hope Rwanda ngira ngo abantu bose icyo giterane barakibonye ndabishimira Imana cyane. Gabi waba wibuka indirimbo wahereyeho mu by'ukuri winjira mu muziki?
sinayibuka ni nyinshi cyane rwose ari n'ubu ngubu ndacyafite ikayi aho nandikaga indirimbo za kera ziracyari za kera ariko hagiye haza izindi nicyo kibazo iyo utasohoye indirimbo ikimara gusohoka haza izindi nyine urazibika ariko iyo natangiriyeho ku giti cyanjye nibuka niyo mu Gifaransa kuko nkuko nabivuze ngiye navukiye muri Congo so mvuga Igifaransa cyane nahimbye indirimbo yitwa Mon Sauveur cyangwa se umucunguzi wanjye cyo narimbaga Yesu iyo ndirimbo yarasohotse kuri album ya Amani Stefan waririmbye Yesu ndaguhimbaza abantu benshi barayizi album iriho Yesu ndaguhimbaza niba ajya kwishaka bazumvaho indirimbo yanjye yitwa Mon Sauveur nanditse mu Gifaransa ndumva ariyo nibuka bwa mbere kandi iyo album yasohotse muri 2003. Aha reka tuguhe akanya abantu benshi bakunze kukumenya cyane ku ndirimbo yitwaga Amahoro reka tuguhe akanya gato cyane uyiririmbeho hanyuma twumve ukuntu ijwi ryawe cyari rimeze ariko mbere yuko tugeraho ngaho twibutse abantu ko turi muri 5 to 5 ni hoteli mu by'ukuri igezweho y'icyitegererezo nawe ushobora kuba wagana bagira amacumbi meza bagira amafunguro meza 5 to 5 rero iherereye hano i Remera ni munsi gato ya Petit Stade twahita twinjira hahandi twe tugeze noneho ukaturirimbiraho gatoya kuri iriya ndirimbo yawe ari nayo wamenyekanyemo cyane yitwa Amahoro. Mura nibaza icyatumye unkunda ntangazwa ni neza n'ubu nungirira ikiganza cyawe gihora kuri nge abamarayika bahora bankikije izina ryanjye ryanditse ku mutima wawe n'umwana mu rugo kwa data amahoro ibyishimo munezero bihora biri mu mutima wanjye amahoro ibyishimo munezero bihora biri mu mutima wanjye. Yes, urakoze cyane kuba uturirimbiye mu by'ukuri iyo ndirimbo ni indirimbo yakunzwe cyane. None Gaby ubu muri iyi minsi urwego rw'umuziki rwawe rugeze hehe uri ibikorwa byawe nibihe muri iyi minsi? Okay, mbere na mbere ndashimira Imana cyane kuko Imana yanshoboje gukora video mu minsi ishize mbere yuko haza izi gahunda za icyorezo cya corona nashoboye kujya Bugande hanyuma nkorayo video n'umuririmbyi w'Ibugande witwa Holiken Amoti. Holiken Amoti ni umuririmbyi w'iyongi Bugande aririmba injyana zitwa dancehall cyangwa se raga. Dancehall raga izo njyana ajya aririmba hanyuma n'icyongereza cye avuga icyongereza kimeze nk'icya Jamaica yaman nicyo aririmba nuko nyine aririmba ariko ni umukozi w'Imana ukomeye iyo njyana ayikoresha himbaza Imana rero niwe twakoranye iyo ndirimbo ndabishimira Imana cyane ngewe naririmbye mu Kinyarwanda we aririmba mu Cyongereza n'Ikigande gike rero iyo ndirimbo ndayishimira Imana ko nashoboye kuyikora abarimo kunkurikira mwayumva iri kuri YouTube indirimbo yitwa Mu Mutima uretse ibyo impamvu naririmbanye nawe cyangwa se n'abandi bantu nagiye nkorana nawe ama featuring atandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye byo muri biyaga bigari cyangwa se iki gice cyacu cya Afrika nuko ari Imana yabinshizemo maze imyaka itari mike ndi gukora kuri album ya kabiri. Album ya mbere abadukurikira barayizitwa Ungirira Neza ubu ndimo ndakora ya kabiri ndimo ndasenga Imana kugira ngo noneho umwaka Imana inshoboze ibashe kujya hanze. Hariho indirimbo hariho ama featuring cyangwa se indirimbo nafatanyije n'abahanzi batandukanye bo muri ibi bice byacu
i Burundi, Congo, Tanzania n'u Rwanda. Mu Rwanda kugeza ubu ntago kugeza ubu nta n'umwe dukorana ko giye baranzi ndi umunyarwanda, ariko Imana yansabye gukora indirimbo yo muri ibi bice byacu, ntago ari album yo mu Rwanda gusa. Ubwo ikindi kibazo abantu bambajije umwaka ushize ari indi ndirimbo nasoye yitwa Ewe Mungu, iri mu Giswahili, nayo bayisanga kuri YouTube yanjye. Iyo ndirimbo naririmbye jyenyine, ariko harabambaje ngo kuki naririmbye Igiswahili. Nuko Igiswahili ni ururimi ruhuza ibihugu byacu. Uyu munsi ntago naza mu Rwanda mbwira umuntu ngo vipi cyangwa mbwira umuntu ngo mambo yibaze ngo uri kuvuga ibiki, yahita yumva ngo no ndimo ndamusuhuza. Wajya nicyo kimwe no kujya muri Tanzania, i Burundi, muri Kenya no muri Congo. Ururimi ruduhuje muri iki gihugu ni Igiswahili. Niyo mpamvu rero kandi iyi album ndi gukora ntago ari y'Abanyarwanda gusa, uretse ko harimo indirimbo nyinshi z'ikinyarwanda ko nigira ururimi rw'iwacu, ariko hazaba harimo n'Igiswahili n'Iringara. Nta rundi rurimi nabashije gushiramo kugeza ubu, ariko nibyo ndimo gukora. Hanyuma uretse ibyo ni kugenda nkora kugira ngo nyine abakunzi bacu cyangwa se abaheshwa umugisha n'ibyo dukora babashe kugira ngo babashe kumenya ikiri muri album. Ndi kugenda nsora video imwe kugeza igihe album yose kugeza igihe album izarangira yose, ariko ntago nakora video zose icyarimwe, ntago nakora amashusho icyarimwe yose, ariko nizo gahunda ndimo, kandi Imana ibaho umugisha. Hari indirimbo nshyashya urimo gukora, ntitwaguha akanya ukaririmbaho gatoya cyane? Oya, nibanga bazayumva. Yes, hanyuma Gaby, ninde muhanzi ufatiraho icyitegererezo mu bahanzi bo mu Rwanda? Umuhanzi mfatiraho icyitegererezo ni Aime Uwimana. Aime Uwimana mbere na mbere ndamushimira cyane kuko ari mu bantu bamfashije kugira ngo mbashe gutangira uyu murimo. Hari abo mperuka kubibwira, mu by'ukuri ushobora kuba ufite impano yo kuririmba, ariko ukaba urimo kwibaza ibibazo byinshi. Ese jyewe uriya ndabishoboye? Imana ishobora kuba yarakubwira ati ngaho genda, Imana ikaba yabikwemereye, ariko ukaba urimo kwibaza ubuse koko nindirimba biraba byiza, ukaba urimo kwibaza. Noneho iyo uhuye byibuze n'umuntu umwe ugutinyura akakubwira ati ngwino tujye kuririmba, ngwino umfashe mu ijwi ryawe, ngwino ugire gutya, nawe ukagenda aho hantu ukagikora, hanyuma ukabona giciyemo, aho niho akenshi ni imwe mu nzira Imana ikoresha kugira ngo nawe ikuboostinge cyangwa se ikubyutse, ikumvishe ko nawe ubishoboye. Jewe rero uwo muntu Imana yakoresheje, ni benshi Imana yakoresheje, ariko by'umwihariko Aime Uwimana, kuko niwe twatangiranye, niwe yagiye ampamagara muri album ye ya kabiri, ngira ngo ni ya kabiri yampamagayemo. Tukorana mu indirimbo nyinshi cyane, hamwe na groupe ye yarafite icyo gihe itsinda ryitwaga Ukuri Worship Team, aho bari rwose Imana ibaho umugisha. Ariko by'umwihariko Aime koko rwose yaramfashije gutinyuka no kumva ko hari icyo nashobora, hamwe na undi navuga ntashobora kwibagirwa ni Apollinaire. We rwose yaradufashije twese kugira ngo twumve ko dushobora gusohora indirimbo abantu bakaririmba mu church, bakaramya, bagahimbaza, tukumva yuko natwe hari icyo dushoboye. Nukuri abo bantu babiri Imana ibaho umugisha. Aime Uwimana uretse ko yamfashije, uretse kumfasha, ni n'umuntu w'inyangamugayo muri byose. Ni umuntu ukunda Imana by'ukuri, ni umuntu ukiranukira Imana, kandi ibyo bintu abaririmbyi bo mu Rwanda bose babivuga rwose ko ari umuntu twese tureberaho, kandi aho ari Imana imuha umugisha. Turi kuri hoteli 5-5, ni hoteli iba hano i Remera munsi gatoya ya stade Amahoro. Ni ahantu ushobora kujya ukaharuhukira, bagira ibyumba byiza, aho icyumba kimwe bagitangira 40,000. Bafite resitora nziza aho inkoko y'inyarwanda ari 10,000, naho amafi meza
nayo ni ibihumbi 10. Reka Gaby Irene Kamanzi turi kuganira tuguhe umwanya mu by'ukuri uturirimbireho akaririmbo gatoya kawe Imana yeme nkuko umukunda ibyo ari byose uzi n'indirimbo imwe yiwukunda. Okay. Sinzi ukuntu bigenza, sinzi nuko ubikora, icyo nzi ni kimwe, nukunyitaho. Sinzi ukuntu bigenza, sinzi nuko ubikora, icyo nzi ni kimwe, nukunyitaho. Wow. Hanyuma Gaby, ubu ngubu abana batoya cyane bari hariya hanze bafite impumbero cyangwa se ubushake bwo gukura bari mu muziki nk'uko wabigenjeje, barashaka gutera ikirenge mu cyawe. Turifuza ngo bari abana, urubyiruko, abagukunda bashaka kuba nkawe, tuguhe umwanya mu by'ukuri ubabwire ubutumwa wumva babageneje. Okay, ngewe ubusanzwe nkunda cyane 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 abantu bafite impano, nkunda impano cyane. si ukuvuga ko abandi batagira impano yo kurimba ntabakunda ya, ariko umuntu ufite impano ndamukunda kandi igihe mpita mbimenya burya. Aho nsengera kuri Restoration Church Kimisagara, abana benshi b'urubyiruko bazaga mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza, nkahita mbimenya. Yaririmba gato nkavuga ni uyu muntu azagera kure. Rero icyo nababwira, mushikame kandi mukomeze mukunda Imana. Mbere na mbere umakinge sure yuko ukijijwe, ko ufite Yesu mu mutima wawe, kuko niwe uri bugushoboze kumukorera, n'imiririmbire yawe iraba mizima, irabisukuye kubera ko wamwihaye, kubera ko ari mu mutima wawe. Icyo ni icyambere, make sure yuko ukijijwe. Hanyuma icya kabiri nakubwira, wowe ushaka gutangira kuririmba, senga wumve neza ko Imana iguhaye uburenganzira, wumve ko Imana ikubwiye yes, komeza urugendo, genda, komeza urugendo. Imana wumvise umakinge sure yuko Imana ariyo ikubwiye ngo komeza urugendo, tangira urugendo, ngaho genda muri studio, ugasenga ukumva urayubohokeye, go ahead, genda kabisa. Ariko wibuke ibintu bitatu ngiye kukubwira. Mbere na mbere gira ubuzima bwo gusenga, gushaka Imana, kwiriza no gusoma ijambo. Ibyo bintu bitatu bibuze rwose nta kintu wageraho mu muziki wawe. Icya kabiri, gira aho ubarizwa. Wiba umukristo ujarajara udafite aho abarizwa, aho mbese Imana imurebera. Kora uko ushoboye, ugire kava mu mwuka, ugire umupasta ugukurikirana, ugire naho usengera. Noneho kindi, urwo rusengero ntujyeyo ngo usenge gusa, jya mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza. Yewe hari ibintu byinshi byambayeho. Nibuka ko igihe cyose nagiye imbere muri worship team, bavuga ngo reka duhamagare worship team baze baramye, batuyobore muri ibi bihe byo kuramya no guhimbaza Imana. Ni kenshi ngewe nagiye imbere numva ndagiye tu, cyangwa se n'ibindi bihe nkagenda nkavuga ni Imana ukuri nta mutima afite wo kuramya, yewe nifite ibibazo byinshi wana, none baraduhamagaye, okay reka ngende tu. Iyo minsi ngira ngo natwe twese tujya twigira, nta muntu bavuga ko byose bihora ari kuri top ari byiza cyane, oya tujya tugira natwe ibihe, ariko ugasanga ugomba kujya kuririmba, yewe no kuririmbisha, ariko yewe no guhagarara inyuma y'abandi nta kibazo. Ni kenshi byagiye bimbaho gusubizamo intege, gusubizwamo imbaraga, kuko nagiye hariya nkavayo nabaye undi muntu mushyashya, nkavayo narize, nkavayo Imana yamvugishije, nkavayo Imana yambwiye ibintu byiza, nkavayo nabaye undi muntu mushyashya, mbese nkakomezwa bimwe bidasanzwe n'ijambo ry'Imana nkaryumva, ariko nkaryumva jukura ngomba kunyumva, ariko Imana yankozeho natashye nabaye undi muntu. Ariko se Gaby, ko hari igihe umuntu ashobora gusenga Imana ntigire ikimubwira mu by'ukuri? Oya, Imana iravuga uko bimeze kose. Imana iravuga, ariko nanone no guceceka ku Mana iba ari imvugo.
ni wowe ugomba kumenya uko ugenda usenga, uko ugenda usabana n'Imana, umenya uburyo Imana ikuvugisha, uko ugendana n'Imana uko bukeye uko bwije, uko ufata ibihe byo gusenga Imana iyo ikuvugisha, mbese mu mwuka uba sensible cyangwa sensitive. Hari ukuntu ubyumva iyo Imana yakuvugishije, hari ukuntu ubyumva Imana ntirinda kugira ngo ureke gukora ikintu urimo gukora. Hari igihe Imana ikuvugisha igihe wabuze amahoro, aho ngo ni Imana iba ikubwira ngo icyo kintu urimo ntabwo ari cyiza, kivemo. Donc biterwa nawe, uburyo Imana ivugana nawe biterwa nawe ubusabane ugirana n'Imana n'ubushake bwawe bwo gusabana n'Imana. Rero nibyo nabwiraga abaririmbyi bashaka gutanga kuririmba, gira urusengero aho ubarizwa, gira pasteur ugukurikirana. Abapastor bacu baradukunda, niyo mpamvu bitwa abapasiteri. Ntabwo yaba umupasiteri ku busa, ni umupasiteri kugira ngo agushumbe, ni umushumba kugira ngo agushumbe. Rero utamuhaye uburenganzira ngo agufashe, urumva kuko nicyo yasigiwe, nicyo yahamagariwe, kandi biri muri Bibiliya. Uyimugira nk'umwanzi wawe, urumva ari abantu babanze bango pastor ntago batwumva buriya baradupinga, ntago badupinga, baradukunda. Gira umupasiteri umwe gukurikirana, ugushigikira, kandi byinshi yanyuzemo wowe ntago urabinyuramo. Rero gira umuntu umwe uganiriza, n'igihe wacitse intege ugende umubwire uti nakoze ibi, agusengere birangire, kuko nicyo nicyabereyeho. Hanyuma ikindi nakubwira iki, ku bintu byitwa rero kuririmba ugomba gutoza ijwi ryawe. Yewe rwose ngira ikibazo ko umuririmbyi mu rusengero najyaga mbibona rimwe na rimwe ko umuririmbyi ari muri worship team cyangwa se mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza, ariko abona nta mwete abishiramo, akaza uko ameze, noneho wamubwira ngo aririmbe akarimba ameze gutya. Ubwo se ijwi se urarisohora gute wafu? hari attitude, hari ukuntu ugomba kuba umeze iyo turi mu myitozo yo kuririmba. Shiramo ubushake, garagaza ko ubishaka, garagaza ko ari impano yawe. Toza ijwi ryawe, fungura ijwi, fata ibihe byo kurepeta mu rugo, fata ibihe byo kumva abandi baririmbyi, fata ibihe byo kureba abandi ukuntu baramya, fata ibihe niba uri umucuranzi nabyo ni byiza, genda ushake ukuntu ucuranga, shaka umuntu kwigisha, shiramo umwete, apana kujyayo just uvuga ngo ndagiye tuoya, jya mu myitozo, shakisha ukuntu nawe ushobora kugera kure, kuko urabishoboye kandi Imana iri kumwe nawe. Turimo tugenda twerekeza ku musozo w'ikiganiro twagiranaga na Gaby Irene Kamanzi, ariko ntago twasoza gutyo tutaguhaye umwanya ngo utambutse ubutumwa ku bakunzi bawe, baba abari mu Rwanda, ibyo byose bafitiye ijambo ku mutima. Okay, ikintu cya mbere nshaka kubabwira nuko mbakunda. Murakoze guhora mudushigikira, murakoze guhora muri kuri mudasobwa zanyu cyangwa se kuri TV zanyu, mugashakisha amakuru yacu, mukaradukurikira kuri za social zacu. Nukuri Imana ibaho umugisha, turabibona, kandi mwese cyane mwebwe abadusengera, Imana ibaho umugisha, ko amasengesho yanyu niyo atuma dukomeza kuba mu murimo w'Imana. Nukuri icyo nabasaba nuko mwakomeza mukadusengera, icyo mbasaba nuko mwakomeza mukadushyigikira uko mushoboye. Feel free, ikimana igushize ku mutima, ikintu cyose wumva ko wakorera Gaby, rwose ndahari, ushobora kumbona. Uburyo ushobora kumbona ni kuri Facebook yanjye, mfite Facebook, mfite na Instagram. Ushaka kunyandikira inbox kuri Instagram, ushaka kunyandikira kuri Facebook, ariko ibya kera barabitwaye. Ubu mfite bishyashya, rero niba warankurikiraga kuri Instagram ya kera ireke, yari Gaby Kamanzi, ariko ubu ngubu ni Gaby Kamanzi. Genda ujye gushaka Instagram yanjye nshyashya kuko irahari, udukurikire. N'abatadukurikira please mudukurikire, kuko ni uburyo bwo kudushyigikira. Hanyuma no kuri Facebook nayo ni nshyashya, Gaby Kamanzi nayo ni nshyashya. Wareba Facebook mperuka gukoresha, iya kera uhita ubibona ko kuva muri 2017 sinyikoresha, kimwe na Instagram. Hanyuma ikindi nshaka kubasaba by'umwihariko cyane, niba mudukurikiye kandi niba mudukunda by'ukuri, please mudushyigikire mu gusubscribinga kuri YouTube channel yacu, ni Gaby Kamanzi. Muraza kuhasanga indirimbo yanjye yitwa mu mutima,
niyo mperuka gukora na wa mugande nababwiye mushiti wanjye Holiken Amoti. Imana ibaho umugisha. Icyanyuma ibyanyuma bibiri narangirizaho mbere yuko ndangiza ikiganiro. Ndashimana ko Imana yanshize ku mutima gufasha abaririmbyi. Igihe wambajije iby'abaririmbyi nashatse kubivuga navuga ndaza kubivuga nyuma. Mfite gahunda yo gutangira kwigisha abaririmbyi, ariko umuririmbyi si ukumwigisha nk'aho ari ishuri. Ntabwo ari ishuri, ntabwo ari ishuri, ntabwo ari ibintu byinshi. Ni uburyo bwo gufasha umuntu kugira ngo aririmbe neza kurushaho, nta bindi birenzeho. Kandi by'umwihariko nkagusanga aho uri, si wowe unsanga, nta nubwo mbikorera abantu benshi. Ni njyewe nawe gusa ukeneye kumenya kuririmba kurushaho bitewe. Ubu ngubu ntaguciye mu ijambo, umuntu ari nk'Icyangugu wamusangayo? Oya, ni Kigali, sorry. Ni Kigali. Ubu ngubu ntabwo turatangira gusohoka, ariko bizaza ushobora kuzatangira kujya nsohoka, ariko niyo gahunda mfite. Ubu ntabwo nababwira details zose, ntabwo nababwira uburyo ndi kubitegura. Ubu ngubu ndacyabitegura, ariko umuntu wese wifuza kuririmba neza kurushaho, yewe nshobora kumubera personal vocal coach. Nshobora kugukocinga cyangwa se kukuyobora kugira ngo urushaho kuririmba neza bitewe na level yawe, cyangwa bitewe n'urugero ugezemo mu kuririmba. Ushobora kuba uri umuntu ugitangira, ushobora kugufasha ariko kumva ko ufite impano, nabigufashamo. Ushobora kuba uri umuntu watangiye kuririmba umaze kubimenyaho, nabyo nabigufasha. Ushobora kuba uri umuririmbyi uzi kuririmba cyane ukashaka kurushaho, nabyo nabigufashamo. Ariko byose tubeshwa n'ubushobozi bw'Imana. Imana itadushoboje ntacyo twageraho. Kandi si ukuvuga ko ari njyewe ubizi cyane kurusha abandi bose, ariko duke nzi, ndakeka ko ndabizi neza ko hari icyo nagufasha kugira ngo ugere kure mu miririmbire yawe. Ariko turacyarimo turabitegura, ubwo tuzabaha details cyangwa se tuzabaha ibindi bisobanuro birushijeho mu minsi iri imbere. Kandi niba udafite Yesu Kristo udukurikira, mwakire Yesu Kristo, urahabwa ubugingo buhoraho. Kuko ijambo rituvuga ko twese turi abanyabyaha. Rero umunyabyaha ntashobora kujya mu ijuru. Bibiliya ikatubwira ngo ariko hari umucunguzi waje, hari uwaje kuri iyi si kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho, kugira ngo icyo cyaha kitatubarwaho, ahubwo dutangire kwitwa abakiranutsi. Ni mu kumwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Umwakire, ntabwo uzabyicuza. Katugushimire cyane, urakoze. Namwe murakoze cyane. Abadukurikiye rero reka tubashimire, tubibutse ko twari turi kuganira na Gaby Irene Kamanzi. Tunabibutsa ko twari turi hano muri hoteli 525. Ni hoteli iri hano neza munsi gato ya Petit Stade, aho ugera ukaruhuka. Mu by'ukuri serivisi zaho ni nziza. Bafite ibyumba byiza, bafite resitora iteka neza, bafite ibyo kunywa, ibintu byaho byose ni byiza. Icyo twagukangurira niki ni ukuhagana, ubwo nawe nuhagana uzamenya ikinyuranyo. Nge rero ndabashimiye cyane, nkuko natangiye mbibabwira, utugeraho mu by'ukuri ugasiga igitekerezo cyawe. Ushobora kuba ukeneye undi muhanzi utaha twagutumirira, ni karibu watubwira. Nitwa na Cretine Rushwa, umugira amahoro.